Gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ku mukobwa. Iyo umukobwa agiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ahita yibaza ibi bikurikira: ese ndabikunda? Ese ndi bubabare? Ese ndi bumushimishe? Ese iyi nshuti niyo nyayo? Ibyo ni bimwe mu bibazo abakobwa bibaza mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ku nshuro ya mbere. Mu by'ukuri inshuro za mbere ntabwo zibukwa neza mu buzima. Abakobwa benshi bemeza ko inshuro za mbere zijyanaho gatoya, ko ziba zidashimishije cyane. Iyo rero umaze kumenyera nibwo utangira kumva no kumenya neza ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina. Kwitegura guhuza igitsina bwa mbere. Banza witegure mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Icya mbere ugomba gutekerezaho n'umuntu muri kumwe. Ni ukuvuga iyo nshuti muba mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, bivuze ko ugomba kuba uyikunda nayo igukunda bihagije. Abakobwa benshi bahubukira gukora imibonano mpuzabitsina bataritegura neza, kubera ko inshuti zabo zibirukansa cyane cyangwa hari ibyo zabemereye nk'amafaranga n'ibindi. Niba umuhungu adashobora kugutegereza igihe wumva utiteguye kugira ngo mubikore, mureke ntacyo yaba akumariye kuko nta mpamvu yo kubikora nyuma ukazicuza. Dore bimwe mu bibazo ushobora kwibaza. Banza wibaze uti: ese inshuti yanjye nyifitiye icyizere? Ubu se nyuma yaho tuzagumana cyangwa zigendera? Aho se naba nihuse? Burya niwumva utabyiyumvamo uzabyihorere. Si ngombwa kuryamana n'umuntu uri bubyuke yivuga ibigwi mu nshuti ze kandi wowe nta nyungu wifitemo usibye gutesha icyubahiro, kandi abasore nk'abo baragwiriye. Aha ikintu gikomeye ugomba kumenya ni uko ugomba kwirinda ingaruka wavana mu guhuza igitsina n'undi muntu. Waba wirinda gusama cyangwa wirinda indwara zituruka mu mibonano mpuzabitsina, ugomba kwirinda bihagije. Uko byagenda kose ugomba gukoresha agakingirizo. Ariko hari abasore rero badakunze gukoresha agakingirizo, bakagusobanurira muri aya magambo: wapi wana, kapote ituma ntashyukwa neza. Kapote ni feke, ituma umuntu atumva uburyohe. Wana, aho nagiye kuzigura nasanze zashize. Ugomba gukoresha agakingirizo igihe icyo ari cyo cyose. Ntibakakubeshye. Udukingirizo tugurishwa ahantu henshi, haba mu mabutiki cyangwa muri za farumasi, ndetse nayo bibaye ngombwa ushobora kukigurira. Bakobwa rero nababwira iki? Nimwitonde mubyirukane umuco n'ubwitonzi nyarwanda. Mubigejejweho na Bangambiki Habyarimana.